Ni bene Imana nk'ibisanzwe. Uyu munsi ngiye kubereka uburyo ki abantu batajya bamenya kuri online kuri WhatsApp banakoreza ubutumwa ntibabone ko wabusomye, ariko icy'ingenzi ni ukwerekana ko utari online. Abantu yakwandikira akabona ko utari online, nyamara wowe uri kujya umenya ibyo bakwandikiye wamaze no kubibona, yakoheje message ukabibona ko ntibamenye kuri online. Bigenda gute rero? Fata telefone yawe ujye hano uzamure urebe muri WhatsApp. Urakanda muri WhatsApp. Umara kujya muri WhatsApp yawe urahitamo ahantu hari utudomo dutatu muri kureba aho hejuru mu ruhande rw'iburyo uhakande. Numara kwakanda urebe muri setting uhakande naho. Numara kwakanda muri setting ujyana handitse privacy uhakande. Ureba hano handitse last seen and online urahakanda. Numara kwakanda urebe niba handitse everyone urabona hano handitse everyone my contact except nobody. Witemo nobody. Uragenda hano handitse ngo who can see when I am online, wandike some as last seen. Nanone urahakanda hasi. Numara kwakanda uraba umaze kubyemeza, nta muntu uzajya ubona kuri online na rimwe. Mukomeze kumfollowinga, mukande subscribe kuri YouTube, abangukiye kuri YouTube kugira ngo mujye mumenya utuntu nk'utu ngutu. YouTube channel yacu yitwa Menya Byinshi Bitandukanye. Komeza kugira umunsi mwiza kandi turabakunda.